Bakristo bavandimwe, Kristo Yezu akuzwe. Murasuhuzwa nanjye Hitayezu Sosthene. Muri kano kanya tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Murakaza neza rero kuri iyi cano yateguriwe kwamamaza ijambo ry'Imana, gukomeza abacitse intege, guhumuriza abafite agahinda, gusakaza urukundo rwa Kristo mu isi yacu. Niba rero ushaka ubutumwa bukomeza umutima, bukongera ibyiringiro, bukigisha gukunda Imana no gukunda mugenzi wawe, ahangaha wahageze. Aha rwose iyi cano izagufasha haba none ndetse yaba iki kiganiro ndetse n'ibindi bizakurikiraho. Uzafashwa uzagira gufashwa kandi bikugirira akamaro ndetse bikagirira na bagenzi bawe. Niyo mpamvu rero nakubwira ko wahageze, ariko kandi nanone nagakwiye kuba ngusaba ngo wiyandikishe cyangwa se ukanda subscribe. Ariko mbere ya byose ntabwo aricyo ngusaba mbere, ahubwo ndagusaba kugira ngo ukurikirane iki kiganiro kirangire. Niwumva ari inyigisho ziri muri iki kiganiro ari nziza, ujye wakora subscribe ndetse ukora like ndetse na comment, cyangwa se utange n'igitekerezo mu gihe wakumva hari igitekerezo ugize cyangwa inyunganizi. Ibyo rero ndabigusabye kugira ngo uze kubikurikirana mpaka kirangiye ku musozo, ariko bitavuze ko urushatse no kubikora no hagati. Igihe cyose wumva wowe unyuzwe n'ibirimo ahangaha muri iki kiganiro, ukora subscribe ndetse natwandikire rwose uduhe inyunganizi cyangwa se igitekerezo. N'ikaze rero. Uyu munsi tugiye gusangira inyigisho idufasha kumva uruhare rwacu mu gufasha abababaye, guhumuriza abihebye no kuba ibikoresho Imana ikoresha kugira ngo izane amahoro, izane ibyishimo n'ibyiringiro ku buzima bw'abandi bantu. Urararitswe kugira ngo wumve icyo ukeneweho. Imana iragukeneye kugira ngo ubashe kuyibera umuhamya, ariko si umuhamya gusa mu magambo, ahubwo ndetse no mu ngiro. Ndabagusaba rero gukurikira iyi nyigisho kugeza ku musozo, kugira ngo twese hamwe twubakirwe mu kwizera no mu rukundo rwa Kristo. N'ikaze. Mbere y'uko rero dukomeza, reka tubanza twiragize Imana kugira ngo ibane natwe muri kano kanya. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Turagushimira Dawe Mana yacu, shimirwa wowe waremye muntu mu ishusho yawe, ukamugira umwami w'ibyo waremye, ukamwegurira byose kugira ngo abitegeke. Shimirwa ko udukunda byahebuje, bityo umuntu n'igihe wamuterera yagiye kure yawe akivutsa urukundo rwawe, ukaba utaramutereranye, ahubwo ukamwohereza umwana wawe Yezu Kristo kugira ngo amukize. Turagushimira rero urukundo n'ubudahemuka udahwema kutugaragariza mu kubaho kwacu, ariko utugaragariza mu gihe ugomba kutwiyoborera ukoresheje ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni ryo bugingo, ni ryo mahoro. Turakwinjiza rero kugira ngo twebwe abagiye kurisangira, ari abagiye kuryumva ubashe kubumvisha, ari twebwe abagiye kuribagezaho utufungure umunwa, tubashe kuvuga kandi ibyo tubwirijwe nawe, ntaba ari twebwe ahubwo izina ryawe ari ryo rihabwa icyubahiro. Turakwituye rero, tugutuye ababaye, abanyantege nke, abashavuye, abafite intimba, kugira ngo iri jambo ry'Imana tugiye kumva ribe impamvu yo kubahumuriza, yo kubagarura mu ihumure, kandi ryongere kutwubakire, twibutse inshingano zacu tugomba gukora kugira ngo tubeho kugusingiza by'ukuri. Tubigusabye ku Yezu Kristo umwami wacu, amen. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Murakoze rero, reka dusome ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, umutwe wa 49, turava ku murongo wa 14, hanyuma
tugeze ku wa 16. Siyoni yaravuze iti uhoraho yarantereranye, nyagasani yaranyibagiwe. Mbese ye umugore yakwibagirwa umwana yonsa? Ese yaburira impuhwe umwana yibyariye? Kabone naho we yarengwaho, njyewe sinzigera nkwibagirwa. Dore nakwanditse mu kiganza cyanjye, inkike zawe nzihozaho ijisho ubudahumbya. Iryo ni ijambo ry'Imana. Iri jambo ry'Imana dusanze mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, kiraza kiduhumuriza, gihumuriza abantu bafite intimba, abantu bashavuye, abantu bafite agahinda, kimwumvisha ko Imana idashobora kumwibagirwa. Uko byasa kose Imana ntabwo ishobora kwirengagiza abo yaremye. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo naho umubyeyi yakwibagirwa umwana we yonsa, ubona ntabwo bikunze, sinzi ko bishoboka, ariko wenda n'iyo byanabaho, kuko umuntu ari umunyantege nke, umuntu ari umunyabyaha, wenda hari se kibashobora kumuhuma amaso, cyangwa se biranashoboka bitewe n'ubuzima. Hari uburyo umuntu ashobora kurwara indwara runaka, umubyeyi akaba yarwara indwara yo kwibagirwa. Bijya bibaho kubera ubuzima nyine, ariko akenshi ubwo ni impamvu zitamuturutseho, ariko ku mpamvu iyo ari yo yose yabimukomotseho, umubyeyi impamvu gutyo umubyeyi ari muzima nta kibazo kindi afite, ntabwo ashobora kwibagirwa ko afite umwana, afite uruhinja yonsa. Ariko kabone n'iyo ibyo ngo byabaho, Imana yo ngo ntishobora kuzigera itererana Siyoni. Imana ntabwo ishobora gutererana umuryango wayo. Imana ntabwo ishobora kwibagirwa abo yaremye. Bavandimwe, iyo umuntu ari mu mubabaro, iyo umuntu ari mu kaga, iyo umuntu ari mu gahinda, rimwe na rimwe ntaba akeneye amagambo menshi. Akenshi aba akeneye umutima umwumva, aba akeneye umuntu wo kumuba hafi, umuntu umukomeza, aba akeneye umuntu umufata mu biganza, umuntu umwicara iruhande akamwereka urukundo, akamwumvisha ko ari kumwe nawe. Niyo mpamvu Imana iduhamagarira kuba ibikoresho byayo. Imana iduhamagarira kuba amaboko yayo kugira ngo duhumurize abandi. Imana iradusaba ngo tubeho tubereyeho yo. Tugomba gukora. Imana hari impamvu yaduhaye abarwayi, ikakugira uri muzima, ariko ikaba yarakuremye ku ruhande rwawe hakaba hari umuntu urwaye. Ni ukugira ngo wa mutima w'Imana uri muri wowe muzima ubashe kwibuka gufasha uwo nguwo ufite ikibazo cy'uburwayi. Hari abantu muri iyi minsi batazi, bibaza niba Imana yarabyibagiwe, akareba hirya no hino akabona ubuzima bwe nta epfo nta ruguru, nta hava nta n'aho ajya. Yewe natwe hari abo tubona mu buzima, wamureba n'amaso ubwabyo ukibaza ngo ubundi uyu muntu kuki ameze atya, ukumva agahinda karakwishe. Ukabona umuntu mu buzima bwe wenda afite ubumuga, yavukanye ubumuga ndetse bukomeye kurusha uko ubitekereza, ku buryo usanga umuntu yaravutse kuva avuka atarigeze agenda, adashoboye kugenda, nta kintu na kimwe ashoboye gukora, ntafite intoki wenda ngo agire icyo akora, ari aho ngaho ni uwo kwitabwaho gusa, ntashobora guhaguruka yijyana mu bwiherero n'ahandi. Ariko uwo muntu afite agaciro mu maso y'Imana. Uwo muntu arakomeye cyane, aragukeneye rero wowe muzima. Hari n'igihe usanga avuka no mu muryango cyangwa se abarizwa mu muryango badafite ubushobozi bwo kumwitaho, yarwara batabasha kumuvuza, batabasha ukibaza ngo ubundi uyu wese ushinzwe kumwitaho ntabwo ashobora no kujya mu kubona umwanya wo gukora, kubera ko najya gukora wa wundi ntabona uza kumwitaho, bikaba ngombwa ko agomba kumara umwanya iruhande rw'uwo nguwo kugira ngo amurinde ibindi bibazo bishobora kumubaho. Uwo muntu rero nawe aradukeneye, aragukeneye wowe muzima, wowe ufite imbaraga.
Imana niyo mpamvu nyine, Imana ni umukozi w'umuhanga, irema umuntu ariko ikamugenera n'uburyo bwo kubaho. Rimwe na rimwe twebwe nk'abantu nyine ntitubyiyumvisha, urareba ukavuga ati ubundi kuki Imana yaremye uyu muntu, ibi kuki yaremye yemeye bibaho? Yarabyemeye kuko ari Imana kandi yareze ibyo ikora. Ni njyewe rero, njye nawe dufatanyije twaba ibiganza by'Imana muri kano kanya, tukabasha gufasha abandi. Ijambo ry'Imana njye ndumva ari nifuza ko riza ridushishikariza gufasha bagenzi bacu. Ijambo ry'Imana dusanga mu ibaruwa Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyagalati, umutwe waho wa 6 umurongo wa 2 uravuga ngo nimwakirane imitwaro yanyu, bityo muzaba mwumviye byuzuye itegeko rya Kristo. Ni ukuvuga ko hari abantu badukeneye kugira ngo tubafashe, hari abafite imitwaro iremereye, bidusaba ko natwe tugomba kubaba hafi tukabakira. Erega na Yezu mwibuke ko mu gihe ajya kudupfira yageze mu nzira, bityo Simoni w'umunyasireni amufasha gutwara umusaraba. Kandi no mu buzima bwacu bwa buri munsi Yezu yiteguye kudufasha guheka imisaraba yacu n'imitwaro. Duhamagarirwa rero nk'abakristo natwe kumukurikira muri iyo nzira, tukakira abandi, tukabagaragariza urukundo, tukabagirira neza. Kumwe Yezu yagendaga agira neza aho anyuze hose, nibyo byagakwiye kuranga abakristo. Natwe twagakwiye kubaho mu buzima bwacu tubereyeho gufasha abandi, tubagirira neza, tubatabara abo dushoboye. Kugeza ushobora kuba utazi kuvura ngo wenda ngo ukize umuntu nk'uko Yezu yabikoraga, ariko wamufasha nibura no kugera kwa muganga, akagira abandi bamufasha bakamwitaho. Icyo gikorwa ukoze ni ingirakamaro. Nimwakirane imitwaro, bityo muzaba mwujuje byuzuye amategeko ya Kristo. Iyo tugaburiye ushonje, iyo dusaye urwaye, iyo twihanganishije ufite agahinda, iyo dufashije uwacitse intege akongera guhaguruka, tuba dukora umurimo w'Imana. Yezu ubwe yaravuze ati, ibyo mwakoreye umwe muri abo bavandimwe banjye baciye bugufi, ni njye ubwanjye mwabaga mubikoreye. Ibyo tubisanga mu ivanjiri ya Matayo umutwe wa 25 umurongo wa 40. Hari abantu bagenda baseka ku manywa ariko nijoro bakarira. Hari abantu bababaye, hari n'abambaye neza ariko imitima yabo yaramenetse. Hari abantu babaye nyine ariko utapfa kubibona, bagenda barenzaho. Hari abavuga ko ari bazima ariko imbere mu mitima yabo huzuyemo umwijima. Abo bantu ntibakeneye gucirwa imanza, bakeneye urukundo. Ntibakeneye kubwirwa ko ari abanyantege nke, bakeneye kubwirwa ko bafite agaciro imbere y'Imana. Ntibakeneye kwibutswa ibikomere byabo, ahubwo bakeneye guhumurizwa no gufasha kongera kwizera. Nimuhoze amarira bari mu mubabaro, kuko tubisanga mu ibaruwa Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyaroma umutwe wa 12 umurongo wa 15. Niba hari utwumva uyu munsi asa n'uwatereranywe, menya ko Imana ikuri hafi. Nyagasani uhoraho aba hafi y'abafite imitima imenetse, agakiza abafite umutima ushenjaguwe. Ibyo tubisanga muri Zaburi ya 34 umurongo wa 18. Niba warabuze ibyiringiro, menya ko Imana ikubona. Niba warabuze ibyiringiro, menya ko Imana ikibona amarira yawe. Niba abantu baragutereranye, Imana ntigutererana. Niba wumva nta muntu ukwitayeho, Imana ikwitayeho kandi iri gutegura abantu bazakubera ihumure.
ariko kandi natwe dukeneye kuba abo bantu, nitwe dukeneye kuba amaboko y'Imana. Reka tube amajwi yumva abababaye, reka tube amatwi yumva abababaye, reka tube amaboko afasha abakeneye ubufasha bwacu, reka tube amaguru asanga abafite intimba, reka tube imitima yakira abatotejwe n'abacitse intege. Urukundo ruto dushobora gutanga uyu munsi rushobora guhindura ubuzima bw'umuntu wari waratakaje icyizere, ndetse natwe rushobora kutugarukira rukatubera impamvu y'ibyiringiro n'amizero. Ijambo ryiza rero rishobora kugufasha guhumuriza ubabaye. Ni ukuvuga ngo ijambo ryiza washyira umuntu ubabaye, cyangwa se uwo mwanya wataye n'amaguru ukajya kumusura, yaba ijambo ryiza ubwiye umuntu, yaba kumusura, yaba kumuhamagara, yewe no kuri telefone, kumusengera cyangwa kumufasha, icyo ushoboye cyose bishobora kuba urumuri rwaka mu mwijima w'ubuzima bwe. Mwirinde kudacogora gukora neza, kuko igihe nigisohora tuzasarura nitutagwa isari. Ibyo tubisanga n'ubundi muri ya baruwa Pawulo yandikiye Abagalati umutwe wa 6, none tugeze ku murongo wa 9. Nuko rero bavandimwe, ntitunyure iruhande rw'abababaye ngo tubirengagize, tubihumure ku bihebye, tube ibyiringiro ku bacitse intege, tube urukundo ku bagikeneye gukundwa, tube amaboko y'Imana ku bakeneye gutabarwa. Kuko akenshi Imana ihumuriza abantu binyuze mu bandi bantu. Ni njyewe, ni wowe, hari impamvu Imana yagushyize iruhande rw'uwo muntu. Imana, buriya Abanyarwanda bazi ubwenge, baravuze ngo kubaho ni ukubana. Nta muntu n'umwe ushobora kubaho atabana n'abandi. Ni ukuvuga ngo umuntu udafite abo babana, umuntu utabana nyine nawe burya ntariho. Utabana nawe ntariho. Kandi nta n'ingizi ngo yigize. Umuntu akenera nyine undi kugira ngo abashe kubaho mu buzima bwacu. Niyo mpamvu tugomba gufatanya muri byose. Reka dusenge. Nyagasani Nyirimpuhwe zahebuje, duha umutima ubona abababaye, duha amaboko afasha abakennye, duha amagambo ahumuriza abafite agahinda, kandi uduhe urukundo rutuma tubera abandi ikimenyetso cy'ubugwaneza bwawe. Aho hari amarira duhe kuzana ibyiringiro, aho hari umwijima duhe kuhazana urumuri rwawe. Tubigusabye ku bwa Yezu Kristo umwami wacu, amen. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Mu gusoza rero, abo mwumva mwafashijwe n'iki kiganiro, ndabasaba kugira ngo mukore subscribe, kandi nanone niba ari ngombwa mutwandikire comment mutubwira ibyo mwumva mwifuza ko twabafasha, cyangwa se inyunganizi, igitekerezo cyangwa inyunganizi birakenewe. Si ibyo gusa kandi mushobora no kutwandikira yaba kuri email ibyo mwifuza, cyangwa se n'ubundi bufasha mwaba mukeneye kugira ngo tubashe gufatanya muri byose. Niba ijambo rwose rikoze ku mutima, rikaguhumuriza cyangwa rikagufasha kurushaho kwegera Imana, ntuzibagirwe kurisangiza abandi kugira ngo nabo bahabwe umugisha nk'uwawe. Andika igitekerezo cyawe nyine utubwire icyo ijambo ry'Imana ryagusigiye ndetse n'ibyo twagufasha. Ushobora no kwifuza ko tugufasha mu isengesho rya buri munsi, turiteguye. Kandi niba utarakanda subscribe, bikore nonaha
ukande no kuri kariya kazogera, niba ari akazogera, niba ari inzogera, ku nzogera, notification bell, kugira ngo ujye ubona inyigisho nshya, amasengesho, ubutumwa bw'ihumure n'inyigisho z'ijambo ry'Imana igihe cyose bishyizwe kuri uyu murongo. Twese hamwe rero dukomeze gukura mu kwizera n'urukundo no mu gukorera Imana. Imana ibahe umugisha mwinshi, ibahe n'amahoro, ibyishimo bidashira. Tubonane rero mu nyigisho itaha, ariko kandi tubonereho no gushimira Imana kuba nyine idushoboje kugira ngo iki kiganiro kibashe kugenda neza. Ndabashimiye rero mwese, mbifuriza amahoro n'imigisha bikomoka ku Mana. Njyewe ndi umuvandimwe wanyu Hitayezu Sosthene, ndabakunda cyane. Imana ibarinde. Umunsi mwiza kuri mwese.